ndagukunze ndashaka umukunzi riri mu message amakuru divine Ni meza. ufite imyaka ingahe divine 37. ukora iki Hmm? ukora iki Ose nakubwira ngo nkurikira. Ya, ndakora paratike. okay paratike Mm. nyine nk'ibiki Paratike nyine, paratike igendanye n'iby'akazi. anyway Nuye Denmark. okay ashaka umukunzi umeze ute Ndashaka umuntu warushye. Warushye umaze kuva mu by'isi. Umuntu wifitiye habya ngo ufite imibabaro, umwana umaze- ushaka umuntu warushye warushye kabisa, warushye niyo wishakira yaba ari munsi ubuzima. yawe nta kibazo Eh? niyo yaba ari munsi yawe Aya, yeah. ukuze. ukuze Warushye mbese, warushye wamaze guhaga iby'isi byose. Akavuga ati ndashaka kwicara hasi, ndashaka kuruhuka. ushaka ibintu wabihaze kabisa Kabisa. Wahaze nimba yarahaze irahaye byose akarihaga, hanyuma ubundi akavuga ati ndashaka kwicara hasi nduhuka iby'isi byose ndabivuyemo. anicare hano tumushake amite neyegereza kamera umuntu warushye ari he turashaka indushyi uyu munsi turashaka indushyi yewe musore w'indushyi Haje yandushiriye hedere yaje nduyu se waje. destroyer ndakumuje umura kamera yawe uri kudukereza Kiza ku nayifunguye myaka ingahe yego komana njye mfite mikeya cyane 25. Uwona yarushye umuntu wape tu. nakurushya Reka ntago ndi shoga mami. ewana okay nari Umuntu aba yishakira nk'umuntu w'imyaka 40, 45, 50 aba amaze mbese uwo nguwo aba yaramaze kure kuri by'isi byose, asigaye yibereye muri paradizo, umwihereye keya ubundi mukibanira neza. arya wowe wambwiye ko ufite ingahe 35. 35. Okay. 37. okay Yeah. nakundi njye mfite iyo ngiyo ariko rero njye numvaga bikunze nta kibazo ariko ubwo Shawo waba uri umupfubuzi. Reka nta mupfubuzi shaka, ndashaka umuntu wicarira akituririza. nta mukubuzo ushaka ntabwo wapfubye se ntabwo wapfubye Oya. ntabwo okay niba urapfubye ubwo Oya shawo uri muto tu. Kiza ushaka gukubura Aba ari ajya turiya bado ni mapepe nk'abo ngabo tu.